noneho uko mu buzima nisanzeyo mwabana reka mbabwire. Oya so nihangane byakwanga byakunda amarira ntabwo yabura kuza kandi agahinda nikabura kukwica mu by'ukuri komeza wihangane ihangane pe kubera ko byakwanga byakunda urumva byarakugoye ni nk'iki kuko iyo uri gutanga ubuhamya ni nk'igikomere wongera kongera kuba ni nko gufata igiti ukongera ukitera mu gisebe. Twanyuze ahantu sinzi uburyo ntagusobanurira ahantu h'umwijima nyine nahantu nyine kwasona bigoye umuntu nyine kugira ngo abyumve ndeba ubuzima no buriyo mpana none se ngiye ikintu ndi kwibaza muvayo nako mujyayo hari sangahe mwagiye muvuye hehe mwanyuze izihe nzira kugira ngo wisangeyo sha urumva rero ko byashize n'igihe twanyuze hano kebisi no twaciye tumanuka ahantu urumva nyine ukuntu hano habaga hari ubwuyu ukuntu nyine utamenya shidukana twageze pe nimba bagutera imiti arano ntabwo mbizi. Wahabonye ute sasa rero umaze kugera ikuzimu wenda nibyo wa mugani yaciyemo n'igihe byagenze gute wahabonye iki nirihe tandukano rihari ndetse n'ahangaha n'abana bati se nyine gusa n'abana bifite bamanye no gucika ko nyine ibintu bigaragara nyine wanyu mpita mvuga ikintu nakora kikambera kiza nuko nagenda ubwo nyine mpita ngenda. Iyo myaka 7 cyangwa wari maze kugera hejuru 8 yamaze kugera urumva mpita byanga byakunda n'ubundi umuntu abaho naje kugira amahirwe nyine umuntu aramfasha. Mumeze neza reka nongere mbaye ikaze mu biganiro byose bya M1 TV nizere neza ko muri amahoro reka mbasuhuze mwebwe muri mu gihugu cy'u Rwanda babwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe abari Burundi mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro ndetse n'abari mu bihugu bijye bitandukanye bari kuri uyu mugabane wa Afrika kandi tutibagiwe no guha ikaze ku bari ku mugabane w'Uburayi abari ku mugabane wa Asia mwese muhawe ikaze nkuko bisanzwe ku biganiro bya M1 TV ni Jado n'umuhungu w'Abanyarwanda nkuko mubizi rero tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye bagenda babafasha mu buryo bwose bugiye butandukanye. Kuri uyu munsi wa none navuga ngo uyu mukobwa ntabwo ari ubwa mbere mumubonye musanzwe mumuzi twagize umugisha kandi wo kongera kubana nawe mumfashe mwese tumwakire kandi tumuhe ikaze kuri kamera za M1 TV tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze gute? Turaho. Umeze neza urakomeye uri amahoro? Ndashima Imana. Sonia mu by'ukuri mu minsi yatambutse duherutse kuvugana kuri telefone utubwira yuko hari ubuhamya ushaka gusangiza Abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose muri rusange ukimara kumamagara naravuze ni byange bikunde Sonia nk'umuntu tuzi umusitari kuba afite ubuzima bwita ashaka gusangiza abantu byange bikunde buri buze kuza kubaka abantu mu by'ukuri rero kuba kuri uyu munsi wa none twagize amahirwe yo kukubona n'ubundi turaza kuza kuguha umwanya uze kuza kubanza kudusangiza life y'ubuzima bwawe n'ubundi nkuko wabitubwiye ariko nanone reka mbanze nkwibarize gatoya ese muri kano kanya Sonia akazi karimo karagenda gute karimo karagenda neza cyangwa se nawe byaranze n'ubundi nkatwe twese shata turi gushakisha nyine iyo ubonye igitumuramuka kwishyura na nyiri byondo babibaye nyine gake ibintu bigenda biza ni ukuvuga ngo Sonia hari ikibazo maze iminsi ndimo ndibaza abakobwa usanga bashaka amafaranga mu buryo bugiye butandukanye hari abemera bagatanga ibice bimwe na bimwe by'umubiri wabo kugira ngo babashe kuba babona amafaranga. Ese Sonia nkawe nk'umwana w'umukobwa ari impamvu nkubajije iki kibazo leta nayo yigeze kukigaho cyane wowe ubona ari iyihe mpamvu kugira ngo umwana w'umukobwa yemere kuba yatanga ibice bimwe na bimwe by'umubiri we kugira ngo abashe kuba yabona amafaranga? Ni kwa kundi harimo abakobwa bakuze umva ko nyine batakora akavuga ati nge ntago nzavunika nyine ntibashaka ko amaboko mu mifuka nyine ngo bagire icyo bageraho nyine bagahitamo kujya gucuruza imibiri yabo. Ako se ikindi ndimo ndibaza ko hari abakobwa babikora kandi baba mu miryango y'iwabo.
nyine ni kwa kundi uba utanyurwa tu n'iki we ntabwo ubunyurwa wowe ugashaka nimba ubonye runaka yambaye inkweto ihenze gusa telefone ihenze ati nanjye ndabishaka atako aho ndi ntabwo ndi kwibona none akajya gusambana ugasanga nyine agiye muri bwa buzima nyine agiye kuraya none yamara kuraya ugasanga nyine n'ahandi usanga yatwaye inda yarwaye sida n'ibindi birwara byose nyine yego kuko nyine abashaka amafaranga kandi umuntu ntabwo agwa amafaranga ye menshi avuga ngo agiye kwikingira ikintu bati n'ubundi ngiye gutanga yanjye nanjye bigenda uko nuko Ako Soni ikintu ndimo ndibaza ni amafaranga ngahe uwo mukobwa yatanga nako uwo mukobwa yahabwa ku buryo yavuga uvuze amafaranga menshi bituma mbyibaze na amafaranga ngahe bashobora guha umwana w'umukobwa kugira ngo avuge ngo aya mafaranga bamaye ni menshi reka nemere nanjye koko wa mugani nsambanwe nsambanwe n'umugabo utambaye agakingirizo niyihe mpamvu cyangwa se nta mafaranga ngahe nkuko nari mbikubajije n'ubundi barakamubwira urabona ko wenda bakabije bashaka badika tugaye nk'ibyo mbivere umuntu nyine urumva aba yakabije nabo urumva impamvu bikubwiye nyine kugira bigusaba impamvu bikubwiye hari ukuntu abakobwa sinzi ukuntu abivuga nyine akavuga ngo ntago azakora sibyo abakobwa nyine yicaye tunaritse yigize ukuru bati ntago ashaka ko yajya akora nyine avuga ati ngiye bwanjye sinshaka nyine ukabona ntago ari umuntu nyine ushaka kuba yakibeshaho atabonye umugabo ntago yabaho ni ukuvuga ngo nanone wenda tuvuge ko uwo muntu abikora bitewe n'uko wenda hari icyo akeneye sibyo mu buryo bw'amafaranga ariko se nk'uko twe tumaze kubivuga hari umwana wemera gutanga ubuzima bwe kandi waba bafite ubushobozi abona buri kimwe cyabatse cyose bakibona ariko hakaba n'undi mwana ukora ibyo ngibyo abitewe n'ubukene cyangwa se n'ubuzima ese nk'uwo mukobwa ushobora kubikora abitewe n'ubukene cyangwa se ubuzima ni iyihe nama wamugira icyo namugira ni uko yakura amaboko mu mifuka agakora urumva ni uko yakura amaboko mu mifuka nyine agakora nyine akiteza imbere burya ni byiza niwashaka umugabo ntabwo uzabana n'umugabo musaba ngo ngurire ikariso ngurire iki mwese bamugiye gufatanya pana ngo ugiye gushaka umugabo nyine ngo ujye urwa wicaye umuvuna ngo guhaha byose umusaba oya mukuramo ku mifuka mukore ibyo byiza kandi utone mugatana gusuzugura mujye mwesha agaciro mu niyubahe rwose mugaragaza ko abagore natwe dushoboye abakobwa natwe dufite imbaraga hari icyo twagiye kandi cyatwubakiye neza ubuzima bukagenda neza banga umugabo ngo ntamubonye ngo ntago naba kuko nyine ntago ubwo uzi kwikorera urinde nyine ibyo ngibyo kandi birashira ni ukuvuga ngo u Rwanda nirwo abana b'abakobwa nirwo Rwanda rw'ejo hazaza ariko nanone tugaruke ku ruhande rw'abahungu twibanze ku ruhande rw'abakobwa nanone hari abahungu bemera kuba bakoreshwa cyangwa se bahura n'abitwa bashugamami bakaba bashukwa umuhungu nawe akaba yakora ikintu bitewe n'ubuzima ese Soni ubundi iyo urebye wowe nk'umwana w'umukobwa ukareba nk'uburyo wenda abana b'abahungu bashukwa kandi bakabashukwa n'abamama n'abakecuru wowe ubona biba bikwiriye cyangwa se mu kimwe uyu mwana w'umuhungu we abikora kubera iyihe mpamvu nyine nibyo kwa kugira isongi abatipe nabo ashaka kwambara neza akarya neza agaparufe nyine gahumura keza ariko ntago azi kubikorera bigize abapfubuzi ugasanga umuhungu muto yagiye ku muntu urwaye sida wanduye washize agashaka amafaranga ariko nibaza kuri iryo jambo ubundi umupfubuzi ni iki umupfubuzi bisobanuye iki meaning yabyo ni wa muntu nyine ujya kurongora neza umugore ushobora usanga ko umugore yubatse mu rugo ntibigende neza umugabo aratabizi rero n'ubutipe bwigize nyine ubupfubuzi to kajya nyine akajyana mu gereza umugabo atageze ubwo butipe hari umuntu duhetse kugana hamwe ngo ubwo butipe ngo babuba mu masaro yogosha ubundi ngo ari ubumotari sinzi wowe ni kubibona bakambana n'abanyeshuri bose nabo baraje n'abanyeshuri basigaye babikora nabonye baratse ako kari agaciye muri katwe tugaruka noneho sasa rero kuri life y'ubuzima bwawe nk'uko wabitubwiye ufite ubuhamya wasangiza abanyarwanda kandi wanasangiza abantu bose muri rusange nguhaye umwanya ubuzima bwawe duhe story y'ubuzima bwawe noneho cyangwa se wanasanga wenda turi kuvuga story y'ubuzima bwawe bwose wenda ari nk'ikintu kimwe ushaka kutubwira n'ubundi cyaba cyarakubayeho mu buzima
buriya abantu benshi mutubona nyine tumeze neza, twambaye neza, dusa neza, ariko hari tuba twanje kunywa nyine hatubabaje, nyine hari ukuntu nyine ubuzima nyine bwakuguye kuba ugeze aha ngaho ugashima n'Imana. Buriya mfite imyaka 7 ndafuza imyaka 8, hari ubuzima nyine umuntu aba yagiye abamo nyine butari bwiza bumubabaje, bite nyine n'ibintu babona mu rugo nyine bakora like nyine atari ibintu nyine byiza, nabyita ko ari nko gupfuma kuraguza nyine, like babikoye nkabo nyine ntabwo binshimishije. Naje gufata decision mpita ngenda, urumva nari nyine umunyeshuri nyiri kwiga. Kuvuga ngo muri iyo myaka 7 uri kusatira hafi imyaka 8, urumva bumaze gusa nkaho ugira ubwenge, bumaze kugira ubwenge, wasanze iwanyu baraguza. Noneho mu nyuma ndamvuga rero buno buzima ntago nyine nkibona ibintu bibangamye n'abana bati se nyine gusa n'abana bifite bamanye no gucika ko nyine ibintu bigaragara nyine iwanyu, mpita mvuga ikintu nakora kikambera cyiza nuko nagenda. Ubwo nyine mpita ngenda. Iyo myaka 7 cyangwa wari maze kugera hejuru? 8 yamaze kugera. Urumva umutima byanga byakunda n'ubundi umuntu abaho, naje kugira amahirwe nyine umuntu aramfasha. Haro nabashe nyine kugera mu nyuma mpita nshaka kuri nyine nanjye naba muri ghetto, urumva aba ari ibintu bigoye, ariko inso bwagiye bukomeza nyine ngera aha ngaha. Ariko mw'abantu mwe ubuzima buragora, nimukabura umuntu nyine ameze neza, uvuga amagambo yose witurubutse ukuntu ni ibintu biteye agahinda nyine, mbese babigoye ko wabyakira, ni ibintu bigoye. Nukuvuga ngo wagiye muri ghetto mu myaka 8 wari ufite? Oya, urumva nagiye babanza kukugira nyine kumfasha, kandi urumva nyine bavuga ngo umwana utabyaye ntabwo wamugira impuhwe nk'uwabyaye, nawe nkabona bari kwitwara nabi. Hari ahandi hantu wahise ujya, ni muri famille cyangwa se ni mu bagira neza basanzwe na mwari muziranye? Mugira neza para muri famille, namugira neza bamfashije. Ubwo nyine imyaka nyine nkagenda nyine, ariko nyenda ngenda nkura. None mu nyuma mvuga bikwanga kwako nyine nakuze ndi umuntu nkunda kubyina tradition, nubwo umuntu gutya nyine nabyo bije gutya naga kunanganaga nyine tukatiye kubyo tukona amafaranga, ariko nyine nanye nkagenda nkishyura inzu, nkishyura n'ishuri, nyine nkashaka nyine akazi, nyine nkanga kwicanya abantu n'ubundi nyine kwibeshaho nyine. Wari umaze kugira imyaka ingahe? Nari maze kugira 16, nuko yari amaze gukora abaye mukuru. Imyaka 16 kuba wakwishyura ghetto byari bigoye kuko wari ukiri muto cyane, none umwana w'umukobwa biba bigoye cyane, kandi nkabikwa ntazo kujya gutanga uwo mubiri wanjye nyine nk'ubwo buraya, ariko nyine nkakura nkabaho. Ndabishima n'Imana nyine, ariko haraho bizagera noneho ubuzima bukambe nyine, hari igihe kizagera nge Imana ikanyuka nyine nkagera aharengeje ahangaha. Ego. No kuvuga ngo umaze kugera muri ghetto sasa byagenze gutura cyaduha ubuhamya bwawe bw'ubuzima wabayemo cyangwa se byakugoye? Urumva nyine ugeze muri ghetto urumva ukeneye utuntu twinshi, ugenda nyugura gake gake, ukajya nyine abantu bashiti bawe abo twakoranaga kampani twagamo nyine ikagufasha, kuko yabagize nyine ukuntu bayo nyine ukababwira bakagufasha nyine ukagira ibyo ubona gutyo. Ubwo noneho sasa nyine nyuma yaho kubera ko byakwanga byakunda, ufite ubuhamya burebure watubwiye n'uburyo kubera ko twigeze kuganira umbwira ko wagiye ikuzimu. Ubwo urimo urumva dukomeje kugenda muri urwo rugendo, urumva umaze kugera muri ghetto, uri muri hiringa kugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura ishuri ndetse nayo kwishyura ghetto. Sinzi ngo waje kujya ikuzimu gute, kubera ko urebye nicyo kintu kibanze tukeneye kumenya, umuntu ajya ikuzimu ate, ni izihe nzira anyuramo? Nyine ukuntu byagenze, nari mfite umushiti wanjye, burya inshuti mbi wa munga niyo ikujyana ahantu abutarubizi. Nari mfite inshuti yanjye yambwira ati se bitete suri gushaka amafaranga, ntiyego tugende nimba akazi bahemba neza nari bitorajyana. None twaba tujyana ahantu nkabona nyine ahantu turi kujyana, nkabona sinzi ukuntu hameze. Ndabwira ati tugiye nihenyiriza ntazi, ati tugende ndakwereka, ati suzo ko inshuti yanjye ari ikibazo, nta kibazo turagenda. None kuko mu buzima nisanzeyo mw'abantu reka mbabwire. Oya so nihangane, byakwanga byakunda amarira ntabwo yabura kuza, kandi agahinda nikabura kukwica. Mu by'ukuri komeza wihangane, ihangane pe, kubera ko byakwanga byakunda urumva byarakugoye. Ni nk'iki kuko iyo uri gutanga ubuhamya ni nk'igikomere wongera kuba ni nko gufata igiti ukongera ukitera mu gisebe. Gusa ihangane kandi ukomere,
ndahamya neza yuko agahinda ufite ni keshi, ahubwo tubwire ngo uwo muntu yakujyanye mwari muvuye hehe wisange kuzimu, kubera ko byakwanga byakunda mbere yo kujyayo hari inzira mwanyuzemo. twanyuze so nihangane, komera pe, ihangane rwose, kubera ko n'ubundi byakwanga byakunda ubuhamya, iyo ugiye gutanga ubuhamya n'ubundi pe ugira igikomere rwose, gusa komera wihangane. Reka ngukomeze mubwire ngo ihangane ukomere, tubwire. twanyuze ahantu sinzi uburyo ntagusobanurira, ahantu h'umwijima nyine, n'ahantu nyine kuhasona bigoye umuntu nyine kugira ngo abyumve, ndeba ubuzima none buriyo mpana. None se njyewe ikintu ndi kwibaza, muvayo nako mujyayo hari sangahe, mwagiye muvuye hehe, mwanyuze izihe nzira kugira ngo wisangeyo? Urumva rero ko byashize n'igihe twanyuze hano kebisi no twaciye tumanuka ahantu, urumva nyine ukuntu hano habaga hari ubwuyu, ukuntu nyine utamenya shidukana twageze pe, nimba bagutera imiti ntabwo mbizi. Wahabonye ute sasa rero umaze kugera ikuzimu? Wenda nibyo wa mugani yaciyemo n'igihe byagenze gute, wahabonye iki, nirihe tandukaniro rihari ndetse n'ahangaha? Ni mu buzima bubi cyane, ni amaraso niyo bakoresha, nibyo bintu byabo, kurya imibiri y'abantu, n'ibintu bigoye. Ndetse njyewe mbwira, ikintu cyagutangaje ni iki? Wabonye ikuzimu ukavuga uti iki kintu kiranangaje, kubera ko natwe turimo turashaka, twebwe ntabwo twari twahagera, hari n'abantu benshi batazi ikuzimu. Ni nk'umuntu uvuga ngo nagiye mu ijuru ndagaruka, nawe dufite byinshi twamubaza kuko nituragirayo. Mbwira ikintu cyagutangaje ugeze ikuzimu, kuko byakwanga byakunda n'indi si wagezemo, ntabwo ari yo si yahangaha umenyereye. Tubwira ikintu cyagutangaje umaze kugera ikuzimu, itandukaniro wabonye yo ritandukanye n'iry'inahangaha. Uzi ko nafashe umuntu akajya mukata bakarya amaraso, bakanywa nk'uri kunywa inzoga cyangwa nk'uri kunywa fanta. Banywaga amaraso y'umuntu? Ni ibintu bigoye, ni ubuzima bubi cyane, sinzi kuwutekereza byatuma ngira. None se byibuze umaze kugera ikuzimu wabonye abandi bantu basanzwe nkatwe? Wapi biratandukanye, ntabwo ari abantu nyine, sumva mu kuzimu hari abantu bazima. N'abazimu wapi? Ariko n'ubundi njya numva ngo abazimu n'ubundi bari abantu babaga kuri iyi si, ahubwo njyewe ikintu ndimo ndibaza ngo iyo bamaze kugera ikuzimu, ariko so n'ubundi hari nk'umuntu wenda waba warusanzwe uzi n'ahangaha, yaba wenda mu bantu wari uzi waba warasanzeyo? Uwo nasanze yari Arisa. Arisa wowe nageze gutanga ubuhamya. Wamusanzeyo? None ni mu gihe cya Arisa n'ubundi kera? Ndumva ari hatari. Ariko nanone ikintu ndimo ndibaza, ese kugira ngo bakate umuntu banywa amaraso, n'ubundi nabo bazimu baba barimo baranywa ayo maraso, cyangwa se n'ibya bindi numva ngo barimo baratanga ibitambo? Umve ko abantu nyine baba babikora, n'ubundi barakwica bagahita bakubaga bakakurya, nta n'ubwo ngo bateye kuri mubisi, uri mubisi akoma cyokora. Ni ukuvuga ngo bakwica ukimara kugerayo cyane. So njyewe ikintu ndimo ndagira ngo wenda ngenda mutse nkubajije ibibazo byinshi bisa nkaho ari njye waba urimo uratanga ubuhamya. Ngende kugira ngo wowe turimo turagana ku musozo, sibyo? Itandukaniro rya mbere wahabonye ni uko wahasanze bica abantu, bakanywa amaraso, bakarya inyama z'abantu, ariko nanone hari ikindi kintu gishobora kuba cyaragutangaje nyuma y'uko nanone wabonye karisi y'umwijima, ariko hari ikindi kintu ushobora kuba utazibagirwa mu buzima, ushobora kuba warahabonye, wakitubwira tugahita tugana ku musozo. Ikintu ntazibagirwa nabonyeyo, gufata umuntu bakabanza bakagira icyo bakora, nk'abantu bakuru muri kubyumva, bakabona gufata umuntu bakamubaga, bakabya bakura amaraso, ni ibintu nyine bibabaje. Ikindi kwizera inshuti kujyanye ahantu, mwabana mujye manza mutekereze, manza mushoto munasenga, kuko iyo mburanje gusenga nagomba nara.
Soni noneho muri kano kanya wenda turimo turagana ku musozo, reka ngo uwo mwanya wanasanga kubera ko nagiye nkubaza cyane harimo ibyo wagiye wibagirwa waba warahuye nabyo n'ubundi mu buzima, kugira ngo noneho utunyuriremo mu ncamake abasigaye tujye dusoza. Ni ukuri nyine bari ibintu bigoye biteye agahinda, ni ukuri kamabwiye pe, no kuvuga igihe nyine ujya kuvuga ukumva bimwe kumva biri kwivangamo ukuntu, gusa ni ubuzima bugoye, ni ubuzima bubi bubayo, nubwo nyine haba amafaranga nk'uko bajya bivuga, ariko ni ibintu bigoye kandi na bibi cyane. Ni ubuzima bubi cyane bugoye, kandi kwizera inshuti ngo ikujyana mw'abantu mwe mubanza mushishoze byo kugira ikigare mu bigabanye, kuko nanjye iyo mbasha kuba naramaze gusenga cyangwa nkagira gute ntago biba byarambayeho pe. Wenda uraza kuza kugerageza no kuza kuvuga wenda ureba no muri kamera, kubera yuko hari abantu batigeze bakubona mu maso, wenda hari abantu bari ikiganiro bakata bakihutisha. Ese Sonia muri kano kanya wowe ukimara kugera ikuzimu, nyuma yaho uvuye ikuzimu, wigeze wongera kubonana n'ababyeyi bawe? Njye numva ariko ntago ndajya guhura nabo. Ubona kuvuga ngo mu gihe cyose giciyemo ntago urasubira mu rugo? Wapi? Byibura se ufite amakuru y'ababyeyi bawe? Mba mbyumva bari aho ngaho nyine, biri aho ngaho bisanzwe. Ujya kubona kuri telefone byibura? Akubwira mwana wanjye nyine bite, kuko uzi nyine impamvu uravuye mu nukumva nyine arimo arongera kukwibutsa ibya kera. Ariko no kuvuga ngo ubu ngubu ntago wanasanga wenda baranakijijwe ibyo bintu byo kuragura batakibikora? Sha ntago mbizi. Yewe ndimo ndumva inama nakugira nk'umunyamakuru ari uko wazajya mu rugo ugasubira mu rugo ukajya kureba ukuntu bameze, kugira ngo byibuze nawe nk'umuntu wamenye Imana, uramutse usanze bakiri muri ibyo ngibyo, hari ubutumwa wabaha ku buryo bwabahindurira ubuzima, bwanabafasha cyane. Bigoye ko abantu baba barabimenye ibintu byabo kuva bagira bakibirimo, se bigoye ko wabuze ikintu umuntu atacyumva ako kanya. So reka tugane ku musozo w'iki kiganiro, gira message uha abantu, gira uha message abantu, abakobwa wenda baba bashaka amafaranga, umuntu wese uba wumva yakora buri kimwe cyose kugira ngo abone amafaranga, gira message umuha kugira ngo tujye tugana ku musozo w'iki kiganiro. Icyambere nababwira ni uko batagomba kwizera umuntu, kuko umuntu ni mugari. Wowe kujya wizera umuntu wumva nyine ngo mujyana upfa kugenda uko yiboneye, ntuzasanga agiye gucuruza utarubizi, yakurenya kugambanira utarubizi. Ugomba gushishoza ukava iwawe ugasenga. Ikindi marange mwabahungu mwakobwa mukoma ku mifuka dukore, dushaka amafaranga twiteza imbere. We kuvuga ngo runaka ngo umugabo kwa runaka azantunga, ngo umugore kwa runaka azantunga. Nivuga ngo ungura umugore yarashatse ngo nigishugamo tuzakintunga, ngo kinyishira inzu, ngo nambare neza, ngo umugabo kwa runaka. No, wowe bwawe ikorere. Ariko uzikorere gura umwenda amafaranga wavunitse ku bintu biryoha, biba ari ibintu byiza cyane. Hagati ngo nyine kubashaka kuba bamvugisha basha inbox bakajya kuri Instagram muri Imana Sonia rimwe tukavugana. Murakoze. Sonia, reka tugushimire cyane kandi nkubwire ngo ukomeze ukomere kandi ukomeze n'abandi, ukomeze ugira inama urubyiruko cyane cyane yaba ku ruhande rw'abakobwa ndetse no ku ruhande rw'abahungu, kugira ngo bakomeze kugenda baguka mu buryo bw'imitekerereze. Reka tugushimire tuvuge ngo wakoze cyane. Namwe murakoze. Reka namwe tubashimire mwebwe mwafashe umwanya mugakurikira ibiganiro bya M1 TV. Reka mukomeze mukore subscribe, like na share kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubageraho 5 kuri 5. M1 nitwe nimwe, kora share kugira ngo ibintu bigende neza. Ni Jado, ndo muhungu w'Abanyarwanda. Ciao ciao, bye bye.